turi kujana kugahuha muri za mirambo ntabwo zikiri amagufa ahubwo zabaye iki imirambo birangije rwamuka kumaze kuzigeramo ngo zigenje gute zihagarara hehe aho byari biri ni hehe mu kibaya aho byari biri ni mu kibaya ariko turi kwigana ijambo riri kutubwira ngo kugenje gute ubuhanuzi bwa Ezekiyeli reka tubwumve neza muri iki gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya baranditse ngo kanebe ipaje ariko ijambo turi kwigana riri kutubwira ngo kugenja gute kuzuka muri iki gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya baranditse ngo ni page y'169 les âmes de ceux que nous désirons sauver sont comme la représentation que Ezekiyeli vit dans sa vision baranditse ngo imitima dusabwa gukiza igereranywa n'amagufa yumye Ezekiyeli yabonye mu kibaya imitima dusabwa kugenja gute gukiza ngo igereranywa n'amagufa Ezekiyeli yagenje gute yabonye mu kibaya ubwo imitima dusabwa gukiza ni iyihe imitima dusabwa gukiza ni iyihe n'abantu batarasobanukirwa Kristo twewe twahamagariwe kugira ngo tumurike ab'isi dutanga umuco ku b'isi ab'isi baze kuri Kristo none ngo abo bantu bameze nk'amagufa gagenje gute ariko gari hehe gari mu kibaya hepfo baravuze ngo ils sont morts dans leur délit et leur péché bari gupfira mu kwiheba kwabo ndetse no mu byaha byabo Dieu veut que nous les traitions comme s'ils étaient vivants ariko Imana ishaka ko tubigisha tukababwiriza ngaho ari bazima ubwo bishatse kutubwira ngo twewe twahamagawe kugira ngo tubwirize ab'isi tukujana ariko ngo bagereranye n'amagufa gagenje gute gumye gari hehe gari mu kibaya noneho ubutumwa turababwiriza nibubageraho bazazuka turi kujana ikibanza ni ugukanguka umwuka ukaza nyuma turi kujana noneho hepfo baravuze ngo reka twihute baravuze ngo Imana ishaka ko tubigisha nk'aho ari bazima si la question nous est posée fils d'homme ces os pourraient-ils revivre ikibazo gishobora kubazwa ngo mbese koko ayo magufa gashobora kubaho tena si ikibazo iyo urebye ukabona abantu inzoga zakoronije ukabona abantu bibereye hari hepfo bitaga mu gishanga ko kubarebye ushobora kubabwiriza ubutumwa bakihana biroroshe mu mirebere yacu ariko Ezekiyeli arabwirwa ngo nubwo bimeze Ezekiyeli amanje yashidikanya ariko nubwo ashidikanyije arabwiwe ngo bishobora kugenja gute bishobora gushoboka abo dusabwa kubwiriza rero ngo bameze nk'ayo magufa yumye hepfo baravuze ngo none icyo kibazo gishobora kubazwa niba ayo magufa gumye gakakaye namwe musha mubona amagufa n'imbwa zinena simuyabonagaho imbwa zikayahandaho ariko byagera amenyo gazo ntigashobore kumena igufa bikageza igihe gagatakara mu nzira ariko ngo byageze igihe gasubirwaho ibintu bitatu twasomye muri kubyibuka noneho hepfo reka twihute baravuze ngo reka nihutire hakurya kugira ngo twihute cette image des eaux desséchées ne s'applique pas au monde seulement mais aussi à ceux qui ont été bénis de grandes lumières car eux aussi sont comme les squelettes dans la vallée iri jambo niryo ndi kugira ngo twumvikaneho ucyambere badusobanuriye ko ari amagufa bagereranya n'abantu baheje ni abantu b'abapagani dusabwa kugenja gute kubwiriza ako mukandike neza
ariko icya kabiri baranditse ngo ayo